hasi ubundi nkubaza imihumuro y'inyama n'amafiriti numva niwe wari inyama utarayishyura wowe ngo icyakubwira byonyine inzara mfite none imihumuro numva iri kuva ko nakubonye mu nzozi ukambonekera mu nzozi yewe ukantumaho n'umukozi wawe havuye umukozi wawe ataranatirimuka none na nyiri ibyo ndahise atezamo ibi byose ntabwo bireba kuko wamana wandengeye ko ese ngo tuzabana gute nta telefone ufite kumva bizakunda ibyo ni ikibazo ariko bishobotse ntabwo nanabura niko iyo utabaye umutima umenetse amavi nyakubise hasi ni wowe nyiri ibiremwa byo mu ijuru no mu isi mpishurira nifuza kunyereka inzira bwira icyo gukora ndetse n'icyo ngomba kuzira amaso yanjye arahumye simbasha kubona umutima na roho byo birarushaho kubora ariko Mana ishobora byose ko ndiho ubuzima bukomeje kunyobera bukomeje kuncangacanga Mana ibintu bizagarukira he kuko ku kazi baranyirukanye nyine inzu nawe urukundo amezi abaye angahe ntabwishyura ubu nawe agiye gutezamo Mana ishobora byose ibintu bikomeje kwanga pe gusa nzi ko ari wowe wandemye kandi nzi ko ushobora byose Mana ni wowe wo kundengera kajya gusenga numva bavuga gusenga kugira umumaro Mana yo mu ijuru ndaguhamagaye ndagutabaje ndakwinginze nzi ko ujya wumva gusenga kw'abana bawe nanjye ndengera aka kanya ndi mu bibazo Mana ndakwinginze ndengera kuko ari wowe ushobora byose nizeye ko byose ugiye kubikora byose bigakemuka kandi umunsi byakemutse nanjye nzagushima bisenze nizeye mu izina ryawe Yesu akoze batari uyu munsi bwo nje imbere yawe nsaba ngira nti mumura amaso y'umutima ndebe ko nava mu mwijima sobanurira iby'iyi nzira ntateshuka maze nkazima mishurira ari Imana abari bicaye hano se mwaka Mr. Simon ndawe nyine kabisa nta birenze nyine byose ese ko mbona wijimye amaso hasi ashaka ubuzima bw'isi buba bwaducangacanga mwana we none se shawe nuko nyine n'ubuzima Mana n'ubuzima byagenze bite wa mwana wese nakubwira ngo ahubwo se Mana we ko nta bimaze n'iminsi nakubona ntabwo urasoza kwiga se nasoza mu mwaka nibwo nsoza namwe wa mwana se twebwe byacu byo ariko ntacyo nyine ntimaze n'iminsi nakubona njyewe ngo byarananiye ibyawe nimara rero ubwo wowe niwe warihungiranye byagenze nanjye nimaze igenda kubona wa mwana tuzakubarira mu minsi izaza kuko nanjye ubu tuvugana nanjye ntabwo ndisobanukirwa uburyo mpagaze aka kanya ngubu byagenze bite ikintu cy'ikibazo nawe umunsi wenda twasoje tukongera kubona tayi imwe yo kugira ngo tuganire birambuye nzakubwira ahubwo mukuru wawe bitewe ko naherutse kumubona ashaka bimeze bite amakuru ye ni meza garafurani yaranakuntumyeho yarakuntumyeho cyane rwose ati nguki se yarakuntumye yarambwiye ko dushaka byihute ikibazo rero reka nkubwire mbabarira genda umumbwirire uti rwose wa mwana wiwe udukeneye dufite pe sibyo nari nyafite ngiye no kuyamuhereza ariko ubu tuvugana winjiye hariya nibyo usanze ndi kwibaza nishyuye hano hari umuntu wari usohotse hano ahuye n'ikibazo arantakiye ntacyo arantakiye ubyumve ngo arantakiye
udukera imise n'umuko. None rero ushaka ugenda umumbwirire ejo mu gitondo njye nzaza kumwirebera, kuko rwose ejo mu gitondo umumpera icyo cyizere yuko ejo mu gitondo njye nzaza kumwirebera, nzaza nkumuzaniye ntagire ikibazo. mubwira ubwo nyine nakunda yakomezaga gushaka cyane ntacyo mubwira ati ihangane uyu munsi iri joro ryonyine, si n'umunsi, iri joro ryonyine njye mu gitondo ndaza kumwirebera, sibyo? Rwose simbuka rwose nta kibazo. Nawe genda misurira ibyo ntamenye, misurira ibyo bwiru bwawe, ibyo bwiru bwawe. Kumana ishobora byose. Ibi ni ibiki koko Kumana? Ariko ntacyo, nta kundi. Damiye mwana wanjye wikuka umutima ngiye kugutabara. Kumana yanjye, mbega inzozi. Kumana wabinkoreye gutya koko, ubu iyo ntakanguka koko basi nkabibona biri ukumva ibonye. Mana we, reka bibaye gutya. Nahora mu marira, nkahora niganyira, nkumva yuko nta muntu n'umwe wamoza amarira. Waje kenshi unyereka imbabazi zawe urugirira, uwemera kubabazwa uzira ibicumuro n'ibyaha utigeze ukora. None kano kanya Biriwe imbere y'ubwiza bwawe ngira nti nshenguwe umutima. none se ko ndeba mwari mutugendereye, ndabona munafite Bibiliya yera, hariya ni Bibiliya yera. None se amakuru y'urugendo rwanyu? Nyine twari tubagendereye, Imana yadutumye kuri wowe. Imana yadutumye kuri wowe. Hano yabatumye kuri njyewe? Cyangwa muri nawe uri umwe muri ba batekamitwe njya numva aho naho nageze kubabona hirya iyo ngiyo? Oya, ntabwo turi abatekamutwe. Ariko ntacyo, niba mutari muri ba batekamitwe ntacyo ngaho mbwira ubwo butumwa se Imana yabantumyeho numve. Yego rero kugira ngo mugezeho ubutumwa, reka tubanze dusenga. Iby'iyi nzira ntateshuka maze nkazima, misurira ibyo ntamenye, misurira ibyo bwiru bwawe, ibyo bwiru bwawe. Imana yakuntumyeho ngo ureke ibyaha byose urimo, ureke ingeso mbi zose ufite, biraguha umugisha, ibibazo byose wari ufite birakemuka. amen. Ngaho rero ubutumwa Imana yari yampaye n'ubwo ngo bagejejeho, ubwo nyine Imana ikomeze kubibafashamo. Aho reka mbagezeho ku bihembo, murakoze. Ubuzima bw'Imana none kano kanya nje imbere y'ubwiza bwawe ngira nti nshenguwe umutima n'ibyaha byose nagiye nkora. Mwami wanjye ndi hano, ese nababarirwa ko ibyaha nakoze? Mwami wanjye ko bikabije, niyo mpamvu nje imbere y'ubwiza bwawe. Mwami ngira nti Mumpure amaso y'umutima ndebe ko nava. Bana we, hasi kuko ibintu
uriya mukozi w'Imana ambwira bigiye kubaho. Mishurira ibyo ntamenye. Hello my friend. Assalamu alaikum. Bino ni amahoro. Hanya nari mpageze ngiye kureba mu Karitasi. Mbere mu nda amezi abaye angahe? Mbega umwanda. Jinga ndamwica noneho. Sarimora. Abana mpageze bagufura irimo ukubye gato umupira manze murebe ndabona arimo Mujinga ndabona narimo Wesha Mujinga kadakingura mu kabyara we Kado uratuzuguye mwishyuje gatatu kana amezi abaye 5 uhanze gukingura nta na rukuru ariko n'indwara kingura ndabizi kurimo yego rwose ukaryama ukagona mu nzu yanjye warayubatse bose kumbira mwebwe mukomere amakuru se nasinziriye no kuri primary ari wasinziriye cyayo ni imitwe ntago ari imitwe none kutanyishyura bose ugira kutishyura inzu mukagira n'umwana byanze aha biriya bipapuro byose ntabwo muba mubireba bose biriya bipapuro ni ukureka nkubwiza ukuri urabona ko ahandi hose nta ribi biriya bipapuro dore rwose n'abana b'umuturanyi batubashyize barimo bakina ese nabuza n'abana gukina koko n'abana rwose n'abana n'iyi tapi n'abana sera ntakereka ibyo no kubidisikasinga hasi ubundi nkubaza imihumuro y'inyama n'amafiriti numva niwe wari inyama utaranyishyura wowe icyakubwira byonyine inzara mfite none imihumuro numva iri kuva ubwo ni abaturanyi bari inyuma iyo ngiyo ubu inzara mfite ubu koko urareba ukabona nariye ko ariko urabizi ni uko turi mu gifungo cya muwezi Ramazani nikirangira uzambona yanyishyura nigendere bose mbabarira tangiye bya bindi bya amezi 5 ndakwinginze mbabarira ahantu nteganya amafaranga ni ukuri ni ku cyumweru rwose hari umuntu nzi neza uzayamba ku cyumweru akiyamba je nzaza kukwirebera uyu munsi ni ku cyumweru ngiye kwihanganira iminsi 7 nabwo nicyo gifungo nikirangira utayanzaniye nge nzakwisoramo hano nkucuritse kandi nibyo gucurika bijemo na ya minsi 15 y'integuza nawe ndashyiramo akira nigendera cyane igendere nuko urakoze wikirirwa umerekeza sawa ariko umusalamu sobanurira iby'iyi nzira ntateshuka maze nkazima mishurira ibyo ntamenye mishurira Mani nshobora byose Mana yo mu ijuru koko mani ko nakubonye mu nzozi ukambonekera mu nzozi yewe ukantumaho n'umukozi wawe Mana ishobora byose umbwira ko ugiye kungirira neza ukampindurira amateka ugahindura buri kimwe cyose ku buzima bwanjye ukampa umugisha none ahubwo nkaba mbona ibibazo ariko birushaho kwiyongera Mana ishobora byose kuko havuye umukozi wawe ataranatirimuka none na nyiri ibyo ndahise atezamo ibi byose ntabwo bireba kuko wa Mana we wandengeyeko ese ubu ngubu koko bizarangira ryari Mana gira icyo ukora ugira icyo uhindura ku buzima bwanjye Mana ibi byose ndabigusabye kandi nizeye ko byumvise n'aka kanya ndacyabisaba urakoze kuko byumvise amen damiye ese ntabwo wizera ko ndi Imana ikora
kubera icyo ushidikanya ku masezerano yanjye. Humura, numva gutaka kwawe. Uyu munsi ndagusubije, kandi bidatinze nkweretse ikimenyetso. Ngaho rero komera, ndi Imana yawe, ndagutabaye. umutima umenetse amavi nyakubise hasi, ni wowe nyiri ibiremwa byo mu ijuru no mu isi. mpishurira nifuza kunyereka inzira, bwira icyo gukora ndetse n'icyo ngomba kuzira. amaso yanjye arahumye simbasha kubona, umutima na roho byo birarushaho kubora. nyobora ndimo ndakosa nkosora, mfata ukuboko mu nzira simbona ntokora. You are the only God I have to believe, the only one a reason I got to live. naho najya udahari umbera aho batari, uyu munsi bwo nje imbere yawe nsaba ngira nti byiza cyane ni byiza, ndaho ndashima Imana. byiza. None se ni wowe bitadamiye cyangwa naba nibeshye ahantu naba ndi kujya? Ntabwo wibeshye, njyewe damiye. Ese ko muri kino gihe kubera iki baririza damiye? muri kino gihe urabona yuko isi biri kwiruka kandi natwe tugomba kwirukankana nayo. nta muntu ushobora gusanga mu rugo muri kino gihe. noneho ngusanze mu rugo kandi bandangiye ko damiye yari umukozi mwiza uzi gukora neza. kuri hano bimeze bite? Ndi hano nta kazi nk'uko bivuze, nyine nta masaha ntabwo ariko nta muntu ukwiye kuba ari mu rugo, ariko nta kazi mfite njyewe. none se none se ko bambwiye yuko wari umuhanga kuri bino byuma bisya kawunga, uracyazi gukora nk'uko bakundangiye cyangwa ni bya bindi by'iki gihe? Bose maze nk'umwaka wose nicaye pe, ntabwo nakubeshya. wenda umuntu wakundangiye ashobora kuba nzi neza, ariko nari umuhanga, nari umukozi mwiza. nuko ari ab'isi nyine bangenzeho, ntabwo nakubeshya. n'ab'isi nyine bakunda abantu bagenda babwira abantu, ariko ubundi nari umuhanga, nari mbizi. maze nk'umwaka yego nicaye sinakubeshya, ariko nta kibazo cyo gukora. mbese urumva akazi ukiyamenya ko wumva ushobora rwose pe. rero ntabwo njya burya mpfa gutoragura abantu bose mbonye ngo mbazane mu kazi kanjye, kuko buriya ntabwo nafata mashini ya miliyoni 100 ngo njye gutoragura umwana hano mu muhanda ngo mubwire ngo ngwino ujye mu kazi kanjye. ubwo wakundangiye ni mugenzi wanjye, nawe yambwiraga yuko uri umukozi w'umuhanga. njyewe ndi n'umukristo, ndasenga, nta kibazo nigeze ngirana n'abantu cyangwa se n'abakoresha banjye, ahubwo ni bwa bandi bisi gusa, nta bindi rwose pe. yego nashakaga rero nanjye umwana usenga utagendera mu nzira mbi nk'iz'ab'iki gihe, ibintu by'ibiyobyabwenge by'agakungu, ntabwo mba nshaka gukorana nabo. niyo mpamvu rero nashatse ngo nze mwegere, dore imodoka yanjye ngisize hariya yaparitse, ndavuga nti reka mbanze ngende mvugane nawe, twivuganira amaso ku maso, kuko wumva ko ngiye kuguha umutungo ukomeye cyane ugomba no gukurikirana. ahubwo n'ikindi cyongeyeho, ndashaka yuko aba ari wowe wajya uyobora abandi bose bahari, ukaba ni wowe nkurikiranira ibintu byanjye. nanze rero, niyo mpamvu nanze kuvuga ngo hamagare kuri telefone, ndavuga nti reka ngo nze ngurebe, ndemera ndafarika ndaza, kuko njye ndashaka no kuguha umushahara ufatika ku buryo kiwe uzajya ubikurikirana neza nta mpamvu. rero umbwire nimba wumva uri ready kabisa, ejo mu gitondo uzi unatangira akazi. bose ukibimbwira n'aka kanya ari bishoboka twahita tugenda. ahubwo ikibazo mfite, nta na telefone mfite rwose ubu tuvugana. ibaze rero, ese ubwo tuzabana gute nta telefone ufite? kumva bizakunda. iyo ni ikibazo, ariko bishobotse ntabwo nanabura. niko gusa wenda business card yanjye nyisize hariya mu modoka, ariko reka mbe ngusigiye wenda nk'amafaranga yo gutega nayo kuba wagura mitiyo, hasigaye uzaze utangire akazi. aya ngaya ku mushahara ntabwo tuzayabaraho, aya ntabwo ariho. gusa witegure ko mu gitondo nimba ari na telefone uyishake
uri ready gusa zana agapapuro nkandikiraho nimero zanjye kuko business card nyisigaye hari ntabwo mumbwire rwose namba zanyu rwose njye ibyo byose aka kanya andika 07 muhure amaso y'umutima ndebe ko nava mu mwijima sobanuri izo nimero ubwo kuri bwandikaho simbizi ariko wumve yuko mu gitondo cya kare tuvugane ahasigaye utangira akazi ariko njye ndumva hano utazanahagaruka kuko ntabwo waba umbikira miliyoni zanjye zingahe imagine siko nageze hano siko imodoka yanjye yarisha yarahibye ubwo nagenza kukureba gute ahangaha hari hajyanye n'ubushobozi nari mfite ubwo rero witegure ejo wenda ushobora kugera ku kazi ukabanza ukareba uri bukorere imikorere yawe yose akwereka n'uruganda rwanjye noneho n'abakozi bakakumenya ahasigaye noneho ukazamenya ngo uhawe na ofisi yawe uzajya ukoreramo ibisigaye byose tuzabivugana noneho murakoze cyane mishurira ibyo ntamenye mishurira ibyo bwiru bwawe iyo utabaye wowe utabara utabaye haleluya komana telefone nyiribyondo wantesha mu mutwe nimero nari mfite nayirashize